Amanota y'ibizamini bisoza amashuri abanza na O-Level cyangwa Tronc-Commun azatangazwa ku itariki ya 20 Kanama 2026. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA cyatangaje igihe amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye azatangarizwa. Mu itangazo rya NESA yashyize hanze ku wa 15 Kanama 2026, batangaje ko amanota y'ibizamini by'umwaka w'amashuri 2025-2026 azatangazwa ku wa 20 Kanama 2026 ku isaha y'isaa 8 z'amanywa. Aya manota areba abanyeshuri bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza ndetse n'abakoze ibizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye Tronc-Commun. Ku banyeshuri barangije amashuri abanza, ibizamini bisoza amashuri abanza nibyo bikunzwe kwitwa PRE cyangwa se PRE, ari impine y'amagambo y'icyongereza Primary Leaving Examinations. Ni ibizamini bikorwa n'abanyeshuri barangiza amashuri abanza kugira ngo hamenyekane umusaruro wabo ndetse no gutegura uko bazakomeza mu mashuri yisumbuye. Uruhande rwa O-Level cyangwa se mu wa gatatu segonderi ni ibizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Ese yavuze ko itariki yo gutangaza aya manota ikwiye kumenyekana n'abanyeshuri, ababyeyi, abarimu, abayobozi b'amashuri ndetse n'abandi bafatanyabikorwa mu burezi. Itangazo rya NESA rigira riti: NESA iramenyesha abanyeshuri, abarimu, abayobozi b'amashuri ndetse n'ababyeyi n'abafatanyabikorwa amanota y'ibizamini bisoza amashuri PRE cyangwa icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye O-Level by'umwaka wa 2025-2026 azatangazwa ku wa 20 Kanama 2026 saa 8 z'amanywa. Bivuze ko ku wa 20 Kanama abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta bazamenya amanota babonye nyuma y'igihe bategura kandi bagakora n'ibizamini bya leta. Ku barangije amashuri abanza, amanota azafasha kumenya uko batsinze gutegura icyiciro gikurikiraho cy'amashuri yisumbuye Advanced Level. Ku bakoze O-Level, ibisubizo bizabafasha kumenya uko bitwaye ndetse n'icyerekezo cy'amashuri bazakomereza. Ababyeyi nabo bafite abana bakoze ibizamini bya leta barasabwa gukurikirana amakuru atangwa na NESA kugira ngo babashe kubona ibisubizo by'abana babo igihe byaba bimaze gutangazwa. Muri make, amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza y'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye y'umwaka w'amashuri 2025-2026 azasohoka ku itariki 20 Kanama 2026 ku isaha y'isaa 8 z'amanywa. Kugeza aka kanya rero ibizamini bya leta byakozwe mu minsi mike ishize, abanyeshuri benshi baje kuba bapasinga cyangwa baje kuba bakora bino bizamini bategereje amanota bibaza ngo sinzatsinda nzitwara gute, ese nzabasha kubona ikigo cya boarding school cyangwa sinzabasha kujya muri internat nk'uko bamwe baba babiharanira, baba bumva ko bakeneye kujya mu kindi cyiciro kindi cy'andi masomo, dore ko ari impamvu ituma bamwe batangira kuba baba abantu bashyize umutima ku masomo ndetse no gushaka uburyo batsindira kujya ku bigo byiza, kugira amanota meza ndetse no kugira ngo bahishe ishema ababyeyi babo baba baragiye barishyura school fees cyangwa se za minervari, abandi bakishyurwa za coaching mu buryo butandukanye kugira ngo bakunde barebe ko ababyeyi babo abana babasha kurahura ubumenyi ndetse bakaba bagira amanota meza bakitwara neza. Gutsinda ndetse no kuba wabasha kubona amanota meza ni bimwe mu bintu bigaragaza ko umuntu aba yarize kandi aba yarashyize hamwe ibyo yabashije kwiga, bityo bikamufasha gupasinga ndetse no gutsinda neza ikizamini cya leta, bigatuma abasha kujya mu kindi cyiciro. Ku bana baba bavuye mu wa gatandatu nabo biba biteganyijwe ko bagiye mu wa mbere segonderi, aho baba bagiye kwiga amasomo nk'abantu bavuye mu cyiciro kimwe bagiye mu cyisumbuye. Abo bavuye mu wa gatatu bagiye mu wa kane ni superior cyangwa se Advanced Level, aho baba bagiye gukurikira amasomo y'ingenzi cyangwa se icyo bita kuba umuntu aba agiye muri section agahitamo amasomo aba ari nka main course cyangwa se aba ari nk'amasomo aba agiye gufokasingaho kuruta kwiga amasomo menshi mu buryo bw'akavuyo. So kuri ubu rero umwanzuro hari nuko mu minsi iri imbere itariki ya 20, bivuze ngo kugeza uyu munsi harabura hafi iminsi igera kuri 5, dore ko ku munsi wo ku itariki 20 aribwo amatariki azaba agezeyo kuba amanota atangazwa ku isaha z'isa 8 nk'uko NESA yaje kubitangaza. Benshi bakaba bategereje amanota ndetse n'abandi benshi bagenda bibaza ati se nzaza mu kihe cyiciro, amanota yanjye azaba ahagaze ate?